impamvu tudakwiye kwivovotera Imana cyangwa tudakwiye kwinubira Imana ku bihe iri kuducishamo, ahubwo dukwiye kwiga gushima Imana mu bihe bitugoye. Fatuye wabuhaye wobuye shibyishimo, birwanya kwiheba no gucika intege. Kuko iyo Imana iguhaye amasezerano uba wumva nyine uhise uyageramo muri ako kanya, ukumva nta bibazo nta bigeragezo ntaki ugiye guhita ubigeramo, ariko twabonye ko bibanzirizwa n'ibigeragezo. Twongeye kubasuza inshuti zacu, twagarutse hano ngo twongere tubane mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana no gusangira ijambo ry'Imana Imana iba yateguye yashyize ku mitima yacu. Reka rero dutangire twiragiza Imana kugira ngo ibane natwe muri gahunda yose. Ni karibu. Uwiteka Mana, turagushimiye turaguhimbaje, turagushimiye kuri Imana yacu bwite, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana ibana natwe umwana nijoro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero mwami, aka kanya twageze imbere y'amaso yawe, ndakwinginze kugira ngo mwami nawe ari twe, ibyo tuvuga nawe ari twe, mu byo turirimba nawe ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukomeza kubana natwe, ukomeze kwiyubahishiriza muri twe, byose mu izina rya Yesu byatsinjyambuje. Amen. Reka nk'ibisanzwe dufatanye kuramya Imana n'indirimbo ya 205 ivuga ngo urwane intambara nziza. Urwane intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe. Fatuye wabuhaye wobuye shibyishimo, usigani waho Yesu icyo yagutegereje, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa. Wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe, uzabona urukundo rwe, kwari rwo rutubeshaho. Rutinyewe gucogora, nahinduka ndagukunda. Yesu nibyo sumufite, ntacyo wabasha gukena. Haleluya. Amen. Uyu muririmbyi yaririmbye neza, araririmba ngo urwane intambara nziza, natwe turwane intambara nziza, kuko ni Kristo niwe imbaraga zacu, niwe utuneshereza, niwe utubashisha. Igitero cya 4 kikatubwira ngo ntutinye we gucogora, ngo nahinduka aragukunda, ngo Yesu ni byose umufite, ntacyo yabasha gukena. Ufite Yesu nta na kimwe yabasha gukena. Imana rero tugomeze tuyisunge, niyo byose mu buzima bwacu, nta wundi wo kwishingikirizaho usibye Kristo gusa. Uwiteka abane natwe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Tugeze mu kanya ko gusangira ijambo ry'Imana, kubera ko nk'ibisanzwe tuba dushaka gukoresha umwanya mutoya. Uyu munsi twifuje ko tuganira ijambo rifite intego ivuga ngo ibihe bikugoye cyangwa se ibihe bigoye urimo ntibigutere kwivovotera Imana, ahari niyo nzira. Reka badufashe gusoma Tangiriro 37:23-24
nanjye ndasoma Samweli igitabo cya mbere 16:11 hanyuma tuganire umwanya mutoya. Itangiriro ibice 37 umurongo wa 23 n'uwa 24 aravuga ngo Yosefu ageze kuri bene se bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo kandi rwarimo ubusa nta mazi yari arimo. Kadusome no muri Samweli igitabo cya mbere umurongo igice cya 16 umurongo wa 11. Bibiliya ivuze ngo Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi nk'uko twabivuze dutangira dufite intego ivuga ngo ibihe bigoye urimo giye gutuma wivovotera Imana, kuko hari wasanga ariyo nzira Imana yahisemo kukunyuzamo kugira ngo igusoze ku byo yakugambiriyeho. Ahambere twasomye ni ku nkuru za Yosefu. Imana yari yaramweretse abo umuntu ukomeye, imwereka nyine ko azayobora abo mu muryango we, abavandimwe ndetse n'ababyeyi be. Ariko nyuma yaho nyine birangira ajugunywe mu rwobo, avamo ajya kuba imbata kwa Potifari, avamo ajya muri gereza. Urumva ni ibihe byashoboraga gutuma yivovotera Imana. Ariko kubera ko Yosefu yari umuntu Imana ifite umugambi, kandi ntekereza ko n'umwuka w'Imana wari uri kuri we, wazaga kuba uri kuri we, wabanaga nawe, cyangwa se umwuka w'Imana wajya gubana nawe. Niyo mpamvu tutabona aho Yosefu yigeze yivovota ngo yivovotera Imana. Rero ahari we ushobora gusanga uri mu bihe bikugoye nawe, kandi hari ibyo Imana yakubwiye, wakwivovotera Imana ati se Mana ibinkoreye ni ibiki, ukavuga ibintu byinshi nyine ukaba wanayivuga nabi cyangwa se ukavuga ngo irabeshya. Ariko ntabwo Imana ibeshya, ahubwo nureba neza ukabona weho nta uruhare wabigizemo ibintu wenda by'ibibazo urimo, ukabona weho umukozi ibyo wumva gukora, ariko ukabona nyuma y'uko Imana igusezeranije ibyiza hakurikiyeho ibintu ubona ko wowe ari bibi bikugoye. Wivovotera Imana kuko akenshi Imana yishimira kunyuza abantu mu nzira igoranye cyangwa se n'igoranye. Kabiri twasomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice 16 umurongo wa 11 havuga inkuru za Dawidi nawe ni izo nkuru zombi abantu benshi baba bazizi n'abadasoma Bibiliya cyane. Imana yamuhaye kuba umwami, ariko aho dusomye havuga uburyo Imana yari yohereje Samweli kwa Yesaya nyine iwabo cyangwa se mu rugo iwabo wa Dawidi, ngo ajye kwimika umwami. Imana yari yamubwiye ngo agende yimike y'umwenge. Asanga rero Dawidi nta, ariko Dawidi yabaga ari mu ishyamba nyine yiragiriye udutama. Cyagiye Dawidi rero yabaga yibereye mu ishyamba, ari umuntu w'insuzugurwa w'umuhererezi wibera mu ishyamba, ahurana n'intare n'idubu n'ibiki byose. Yashoboraga kwivovotera Imana akavuga ati Imana biyahure n'iki, abavandimwe bariga, abandi bagiye kwiga iby'intambara n'iki, barakomeye, njyewe nirwa mu dutama mu ishyamba. Ko Dawidi ntaho tubona ko yivovotera Imana. Rero nawe ushobora gusanga ibyo urimo ari inzira nyine Imana yateguye igomba kugucishamo kugira ngo uzagere mu mugambi wayo uri umushyitsi. Reka rero turebe impamvu tudakwiye kwivovotera Imana, tudakwiye kwinubira Imana ku bihe iri kuducishamo, ahubwo dukwiye kwiga gushima Imana mu bihe bitugoye. Icya mbere, gushima bituma twegera Imana. Bituma twegera Imana. Iyo turebye neza Yobu, ubuzima yaciyemo n'ibigeragezo yagize, tubona ko aho kugira ngo ajye kure y'Imana, we yegeraga Imana. Yobu ngo mu byo yagerageje byose ntigeze ngo abiherereza ku Mana ngo avuge ko Imana ifite amakosa mu byo iri gukora. Yari abizi ko ibyo Imana iri gukora ari bwo buryo nyine ari Imana ibyemerewe, aho kugira ngo yivovotera Imana ahubwo agashimira Imana akavuga ati niyo yabimpaye, ni nayo iri kubyisubiza. Cya kabiri, bituma umuntu agira amahoro yo mu mutima. Uri mu bihe bikugoye ugashimira Imana akavuga ati Imana nshimwe ko ibingibi ndi mubizi, aho kugira ngo ubure amahoro, aho kugira amahoro mu mutima. Cya gatatu, bituma ukomeza kwizera Imana. Urumva niba uri mu bihe bikugoye ugashakisha uburyo ushima Imana, bituma nyine ugumana kwizera kwawe, ntabwo gutakaza.
kubera ko nyine ibyaguteye kujya kure y'Imana ahubwo wowe uri kubikuramo amashimwe avuga ati Imana ushimwe ko ibintu birimo byanze bikunze ku mpera yabyo ari byiza umbikiye. Ikibanzirizi cya nyuma birwanya kwiheba no gucika intege. Birimo bikugoye ugashimira Imana bituma nyine utiheba ngo wumve ko nta Imana itazakora ibyo yavuze, bigatuma utanacika intege, bigatuma uhorana courage ugakomeza gushaka gusenga no kwegera Imana. Icyo twagiye cyane nubwo ari byinshi rero bituma ugaragariza Imana yuko uri indahemuka. Ubundi akenshi dukunze gushimira Imana tukanayereka ko turi kumwe nayo y'ibintu ari byiza. Rero y'Imana ugeze mu bihe bikugoye ntuwivovotere Imana ngo yiveho, bituma Imana ibona ko uri indahemuka nk'uko Yobu nyine tubizi ko nyuma y'uko atsinze ibyamugeragezaga Imana yabwiye Satani avuga ngo urabona ko umugaragu wanjye yagitwayemo neza n'ubwo watumye muhora agatsi. Hari ijambo riri muri Yobu rivuga gutya ngo Imana yahoye Yobu agatsi. Rero ibi turebe noneho ibibi cyangwa se ibintu biva mu kwivovotera Imana. Icya mbere biha karibu Satani, bituma Satani nyine atangira kuza kukubwira kongorera ibintu bitandukanye ati dore n'ubundi sabonaga Imana izabikora, akakubwira ibintu byinshi. Icya kabiri bituma umuntu anamuka akaba yanagwa. Ntabwo ibyo tubisobanura cyane. Iyo umuntu yivovoteye Imana akabona ko Imana nyine yamubeshye rwose uranamuka, intege zigushiramo ugacika intege, ukaba wabivamo ukagwa nyine ukisubirira aho wahoze muri Egiputa cyangwa se mu mwijima. Icya gatatu bigukururira umujinya w'Imana, hanyuma hakaza no kunanirwa gukura mu mwuka. Bituma umuntu adakura mu mwuka. Ariko reka twivugire ku iki cya gatatu ku buryo bikururira umuntu umujinya w'Imana. Bivuga ngo kwivovotera Imana bishobora gukurura umujinya w'Imana ku buryo urebye nawe wanahasiga ubuzima. Ibi ngibi tuvuga hari reference yabyo cyangwa se hari urugero rwabyo dufite rubigaragaza neza muri Bibiliya. Abisirayeli bari kuva muri Egiputa bajya Kanani, bageze mu butayu bivovotera, hari aho bageze bivovotera Mose n'Imana bavuye gutata igihugu, basanze harimo Abanaki, igihugu nyine babonye ko kukinjiramo bigoye. 10 bagarukanye inkuru y'incamugongo, 2 bagarukana inkuru nziza. Abisirayeli rero kugira ngo bavuge bati Imana tugushimiye ko wakoze ibyabanje, watwamukiye inyoni itukura dukura mu maboko ya Farawo, nta ngabo zadufashe tuneshe, ahubwo barivovoze. Mu kwivovota kwabo rero Imana yararakaye. Inkuru nyine murayizi yose. Ituma Imana ifata umwanzuro uko abari hejuru guhera ku myaka 20 gusubiza hejuru bose ibatsinda mu butayu kubera kwivovotera Imana igihugu igiha abari munsi y'imyaka 20. Ni inkuru zizwe. Rero bavandimwe dukwiye kugerageza uburyo bwose aho kwivovotera Imana mu bitugoye dushimira Imana nubwo biba bitoroshye. Reka benda ngane ku musozo mpena shewe wanjye nabagira icyo bivugaho. Gusa intego nyamukuru twari dufite ni uko akenshi Imana ikubwira imigisha cyangwa se amasezerano meza aryoheye amatwi akenshi akurikirana n'ibihe bigoye. Umuntu rero iyo utarebesheje kwizera utangira kwivovotera Imana no kuvuga ati sibi n'Imana yabivuze cyangwa se yarambeshye, ugasanga nyine ugiye kujya kure y'Imana. Kandi akenshi niyo nzira Imana ihitamo kugira ngo umuntu azagereho yamubwiye. Imana izakoresha umuntu ari umusirikare nyine atari umusivili. Niba n'abisi batoza umuntu cyangwa se batraining umuntu mbere yuko cyangwa se abanza kwiga mbere yuko abona umwanya runaka w'icyubahiro, ntabwo Imana iyo yafata umusivili cyangwa se umuntu udafite ikintu azi ihita imushyira ahantu runaka. Irabanza kwigisha nyine kugira ngo uzajye hahandi ukore ibyo ugomba gukora neza. Imana iduhane umugisha, igashira wanjye akomerezaho. Haleluya. Amen. Turashimira Imana iduhaye uyu mwanya. Buriya ikintu bita amasezerano ni ikintu gikunze kugusha abantu cyane, kuko iyo Imana iguhaye amasezerano uba wumva nyine uhise uyageramo muri ako kanya, ukumva nta bibazo, nta bigeragezo, ntaki ugiye guhita ubigeramo. Ariko twabonye ko bibanzirizwa n'ibigeragezo. Rero ibyo bigeragezo duhura nabyo ntibikadutere kuva ku Mana, ahubwo bidusunikire ku Mana, bitume tuyegera, bitume dusenga cyane, kuko kwihangana bitera kunesha. Hari umuririmbyi waririmbye akavuga ngo komeza urugendo wihagarara nubwo intambara zitazabura, ngo dore Yerusalemu ngiriya, ngo wa mwami aje kutujyana.
rero dukorere Imana nk'abashaka kujya mu ijuru kandi tugomeze kugira inkomezi mu rugendo. Ibitunamura ni byinshi, ntitukagendere mu kigare, buri muntu wese agende afite intego yawo ashaka kugera kandi yiragiza Imana. Ni byinshi navugaho ariko ndavugaho mvuzeho bikeya cyane. Umwuka akomeze kudusobanurira kandi tugomeze kwegera Imana, nayo izatwegera cyane. Imana ibane natwe, iduhane umugisha. Imana ibaho umugisha kandi duhana umugisha nyine ko twabanye muri uyu mwanya. Imana ikomeze kudukomereza mu buntu bwayo, ikadusenge idushoboze kuko ni ikintu kitoroshye. Ngewe nagiye gukorera perime tsindwa bwa mbere ndashima, ariko nyine ntibiba byoroshye. Gusa ku bw'amahirwe nza kongera gukora inshuro zindi nza kuyibona. Hari n'ibindi byinshi nagiye nyuramo mbona bingoye, ntabwo ari byinshi cyane ariko nagiye ngiramo nkabona haje ibitandukanye, nkabona ibitandukanye n'ibyo Imana yambwiye. Imana ikanshoboza ngashima kandi byari ibintu bitari byiza ugereranije, ariko Imana nyuma ikanyereka. Rero tugerageze dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, ntitwabyishoboza. Dusenge. Turagushimiye Mwami Imana yacu kuri Imana nziza, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ritubwira ko tudakwiye kwivovotera ibihe tunyuramo, kuko hari igihe ariyo nzira bahisemo kuducishamo kugira ngo tuzagere aho duteguriye dushyitse rwose. Bara natwe rero kandi ufashe abadukurikiye, natwe udufashe kuko rwose ntabwo biba byoroshye, ariko kuko ariho dushoboza uzaduha imbaraga zo kunesha no kubyitwaramo neza. Bara natwe ukomeze guha umugisha abadukurikira, natwe uduha umugisha kandi ijambo ryawe rigire icyo rikora, rikora icyo waritumye, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.